dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese mukunda kubana natwe mwibendera TV. Ingindi Clement Bagemahe, umunyamakuru ubakunda kandi ubahozaho ikizere, kuko uburyo muduha ibitekerezo, uburyo mutwakira, uburyo tubagezaho inkuru zacu, mutwereka ko rwose tuba turi kumwe namwe, kandi mukaduha commentaire nziza cyane aho duhindura, uko tutera imbere, uko twakosora, uko mwakira ikiganiro ndetse n'ibyakongerwa mu biganiro tuba twabagejejeho. Ndabashimiye cyane rero, dukomeje kubaha ikaze. Hano turi mu rwego rwo kugira ngo tubagezeho amakuru mashya, ariko cyane cyane ajyanye n'igisata cy'ubukamana. Mu gisata cy'ubukamana harimo amakuru n'udukuru ku buryo bukomeye, ku buryo mwe ku bundi. Mu minsi ishize hari umuturage wo mu karere ka Burera yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amwandikira musaba kugira ngo rwose yinjire mu bibazo nyirizina by'idini ryitwa ADPR. ADPR, itorero ryitwa ADPR. ADPR ni itorero rifite abakristo basaga miliyoni 3 nk'uko bakunda kubivuga. Izi miliyoni ziratuje, abakristo baratuje, abarimu b'imidugudu baratuje, barakora neza, abakuru b'itorero bameze neza nubwo bahembwa dukeya, abayobozi b'amaparuwasi, abashumba b'amaparuwasi baratuje, barakora, bakanabatiza, batanga amagaburo, barikora neza. Ariko nyuma yaho ngaho mu zindi nzego, kuva ku turegeza mu ndembo wageza mu bushorishori, ni intambara n'umwiryane, ibintu byaradugereye, ni bombori. Uyu twicaranye mubona yarabibonye, aravuga ngewe ntabwo nzaceceka, reka nandike. Yandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amusaba kwinjira nyirizina mu bibazo bya ADPR. Mwagiye mubibona mu mbuga nkoranyambaga, arandika. N'ubu tumuhamagaye aritaba, n'umuntu mwiza, no muri Burera Amajyaruguru, niko bajya bivuga ngo Amajyaruguru. Twamwakiriye uyu munsi mwibendera TV. Ngiye kubanza musuhuze nanamwakire, ariko agiye kutubwira byimbitse cyamuteye kwandikira Perezida wa Repubulika atabanje kwandikira izindi nzego, zaba za ADPR, zaba izindi nzego za leta nka za RGB cyangwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa n'izindi nzego. We ahitandikira Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Reka tubanze tugusuhuze. Muraho neza? Yego. Reka tubafashe nta kibazo. Mumeze neza? Turashyiramo metero nyine kugira ngo tujye twubahiriza amabwiriza ya COVID nk'uko bimeze. Ngindi Clement Bagemahe, twishimiye kwakira. Nge nishimiye Imana ndiriye guturuka Iburera. Guturuka? Iburera. Ni Burera? Ni Burera kuri kiriya kiyaga cya Burera. Donc bahitiriye kiriya kiyaga. Ubundi bahitiriye kiriya kiyaga cya Burera ni izina ryaturutse. Ariko umurenge ni Butaro, hano ku mupaka w'Ubuganda n'u Rwanda. Ubundi navukiye kuri aka kagari kitwa Gatsibo hano, hariya nyine ahantu heza cyane. Inkotanyi zamanukiye zije kutubohora, kutuvana mu ngoyi twari turimo aho mu kagari ka Gatsibo neza. Naho zamanukiye? Aho bita Rwabutama. Zamanukiye zivuye aho mu rushamba, aho mu Rugano. Mu Rugano inkotanyi zirabohora, zirangije nyine zirakomeza, zindi ziva mu Mutari zihurira hagati, nyine zibohora Abanyarwanda bari babayeho nabi, baboshwa, abandi barasigaye inyuma y'igihugu. None ubu turi amahoro twese, tuyobowe neza cyane. Ariko tukira kandi ebirungi niho byisha. Ibyiza niho byaza, mbese ubu biri kugenda byiyongera. Uko igihugu kigenda gitekana, kigira amahoro, ko ni byiza bigenda biza. Urakoze cyane. Nishimiye Imana Adrien, cyangwa bakunda kwita Adriane mu Kinyarwanda. Turakwishimiye kwakira mwibendera TV. Adriane ni muntu ki?
wabayeho gute, wavutse gute, yenda mu ncamake kugira ngo twinjire mu zina nk'uko wumvise nakoze introduction ya cyangwa se uko nabanje mbigaragaza ikiganiro nyiza tugiye gukorana. Uri ni muntu ki? Sirisire bateri urubatse, ese usengera hehe? Haraho nagesanze muri social media ngo wize amashuri atatu, uretse ko amashuri atatu amashuri y'Imana bari menshi, amashuri atatu burya hari uko nanjye hari ukuntu mbona ku muntu yize amashuri atatu ariko akaba afite ubwenge burenza bwize ayandi tubuze kugeraho mu kanya. Uri muntu ki watwibwira? Okay, jewe Adrien ndi umuntu usanzwe, ndi umuturage, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nsengera muri ADPR itorero ry'akarere rya Burera, ururembo rw'amajyaruguru, paruwasi ya Butaro, umudugudu wa Rusumo, hariya mu mujyi wa Butaro hagati. Rwa rusengero ubona rwubatse runini cyane hejuru y'isoko. Hariya rero Imana yari yaratubwiye ko ariho tuzarwubaka. Mbere twabaga hepfo mu gashanga, ariko Imana dufite isezerano ry'uko tuzarwubaka hariya hejuru, ni ku munara. None yo munara aho ngaho haba hari network ya danje y'amatelefone n'iy'Imana kuko ni ku munara. Umva haba hari buriya runubatse nyine hafi ya hopitali ya Butaro, imwe y'ikitegererezo, imwe izi kuvura cyane, igira n'abakozi beza bazi kuvura, bazi kwita ku barwayi, ku buryo nta muntu ujya uva mu bitaro bya Butaro ngo avuge ngo yafashwe nabi. Naho rwose biregeranye. Ubwo rero mu buzima busanzwe navutse nyine nari umwana, mu gukura ngiye kubona mbona hari urubyiruko rugenzi rwanjye ruri gutera imbere rutarize, nanjye batuma mvamo. Ndavuga nti se kure ari gutera imbere katize, ngewe ubundi kwiga ibiki? Ubwo mpita mva mu ishuri, urumva nyine ariko aho bwari ubuyobe. Cyakora maze kuvamo ndishakishiriza, nshaka utuntu, ntangirira ku 6,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Mbona bitari kugenda neza, sinzi umuntu nagiye gusura i Kigali, ampitike y'ibihumbi 50. ubwo ahari ari kubyumva, bya 50 si ngombwa kumuvuga. Ndabicuruza rero, ndabitangiza, bingeza ahantu hashimishije. Ubwo rero ndikorera, nagiye nyura mu tuntu dutandukanye, nacuruje butike, nacuruje caguwa, nacuruje imineke, nacuruje voka, nacuruje nacuruje ubushera. Nukongera rero no nacuruje mu bitaro alimentation maramo nk'imyaka nkenye. Mbega bigera naho nyine nkomeza kuzamuka ncuruza utundi tuntu. Cyakora bimwe bigenda ndabireka kubera kunanirwa. Ubu rero tuvugana, ubu mfite ncuruza amaroji, amacumbi nyine, kuza abantu biyo waje nk'ibutaro ukwivuza kanseri uturutse i Burundi, Kongo, mu Rwanda, abakozi bavuye mu maminisiteri baje ibutaro ntago baburaho barara. N'abandi bari gushaka imari, n'abandi bose mbese. Noneho mbese ingenzi gusasa cyane, buriya kugusasa iyo ugeze ku gitanda na shashe urishimye. Urakoze cyane. Aho ni muri Burera niho ukorera? Ni muri Burera kabisa. Aho ngaho muri iyo santere hafi n'urwo rusengero. Ubwo rero mu rusengero nkaba mu minsi isize nari nyoboye korali, turi mu rugendo kwaya ADPR Butaro. Ubwo rero nyine hari igihe ibintu
urabona iyo uyoboye hagera aho manda ikarangira bagatora abandi. Ubwo rero manda yanjye yarangiye neza, ndetse icyo gihe yanarengejemo n'amezi ngira ngo 6. Ndabwirana ariko ni mutore kubera nandi kubona ntari kuboneka neza, ndi kwica umurimo w'Imana. Ko nkavuga niba ndi perezida wa korali ngomba kwegera umukumbi. None mbonye rero ugasanga rimwe basenze amasengesho y'iminsi 3, ngewe nsenze rimwe. Ugasanga wenda rimwe bafite ukundi barasengera ahantu nge nkabura. Noneho ugasanga visi perezida ari gukora cyane. Ndavuga ni ibi bintu ngumye kwica uyu murimo ntazawubazwa. Ahubwo ibyiza reka njye mu byo nshoboye, kangume nibera umukirisitu. Nyine urumva bari kuntora mu matora, bari kongera bakantora cyangwa bakangira perezida cyangwa visi cyangwa umuki. Ariko ndavuga nti ndaguma kuba umuririmbyi. Kandi korali mu bushobozi mfite buke nta kizamburana, kuko nta kintu naba narubatse ngo nongere nyisenye. Nakoze cyane. Uwo niwe wowe. Niwe njyewe. Kandi mu buzima busanzwe ubundi njyewe n'ibyo kurya nkunda kwirira umuceri cyane. None se muri Burera za Butaro haba umuceri, ngira ngo haba ibirayi? Buriya haba ibirayi, ariko urabona nk'iwacu abaturage bose biwacu urebye ikintu batunzwe nacyo ni ibirayi. Rero ari igihe bidusema, ariko njyewe icyo nkunda byaba uko byagenda kose ni umuceri. Mbese uba ugiye mu Bushinwa umuceri wawucakira neza. Natwe mu Rwanda ariko turawufite, urahari. Wose rero imiceri yose ibaho ku isi nayiriyeho, mbona narayiriyeho. Niyo bita basmati, niyo bita ki, nayiriyeho nyine kubera hari umuceri hari igihe unsema nkashaka uwundi wawukurikira ngo numve nkagenda mindo. Nyine ni wowe kuwo nyine madamu arabizi ko ari wo nkunda. Buriya ninza no kugusura madamu azantekera umuceri. Arabyibona. Noneho nkakunda no kurya inkoko bita y'inyarwanda, apana inzungu. Isake cyangwa inkokokazi? Igisake. Jote bakoze hano hari Adrian, n'umuntu mwiza muramubona. Bibayo ni mu giturage wacu. Buriya n'abacuruzi b'inkoko iwacu bacuruza inkoko bari no kunyumva. Ninjye bateza imbere cyane ku bisake by'inyarwanda. buriya nuza no kunsura nta kindi nzakwakiza ni igisake. Nzaze se? Uzaze kabisa. Isake ndange ndakibasha, ariko ni abashumba badusuye ko nkunda abashumba, nkunda abapasiteri, nkunda barimo, nkunda abavuga butumwa, ariko nkanga abakeza abami babiri. Uko umushumba ukeza abami babiri uwo ntago mukunda. Kuyobora inama ugakunda n'amafaranga cyane kurusha, ugakunda amafaranga kurusha inama. Umva ko ubu ukejeje amafaranga kurusha gukeza intama uyoboye zuzabazwa na Yesu. Rero muri urwo rwego nuko mbayeho. Nyine urabona wenda hari igihe ibintu bigenda, ubucuruzi urakora bumwe ugahomba ukongera ukeguka, ugahomba bumwe ukongera ukeguka, ugasanga ugiranye n'ibibazo na banki, ugashakisha uburyo wabikemura. Mbese ukagenda uragenda, kuko ubundi mu gucuruza habamo kunguka no guhomba. Kandi iyo wahombye ntabwo ibyo banki wayibibwira, babisaba ati byanga byakunda uzajya wishyura duke ariko yishyure. Ubwo rero mu bintu byose nacuruzaga mwe nagenda nanirwa, ibindi abakiriya bakabura. Ariko ubu no muri iki gihe nta bakiriya bahari, ariko tubayeho neza, kuko n'ubundi aho kugira ngo dushyire twikururire korona,
twacuruza gake tukagira amahoro kuko iyo ufite ubuzima uba ufite n'ubukire. Bakoze cyane nshuti bakunze mudukurikiye twamwumva Adrian ati ku mashuri angahe wagiye hajya mu bucuruzi? 3 amashuri 3 abanza nta gardienne wize nicyo kera sizabagaho. Urakoze cyane nazabagaho nanjye nta gardienne nize na Kreti ntazo yize udufata video nta gardienne ashaka kuba yarize ariko wenda nubwo ntiza ayo mashuri urabona nzi kwandika kasi wabonye siko kwandika umukono buriya ushaka no kuma ibintu kabyandika mu minota nk'abandangije amapaje n'icumi. Gusoma nzi gusoma uriya mfite amasa weza n'ibintu n'utuntu duto na dusoma. Noneho kumenya indimi ubu nta muntu wantuka mu cyongereza cyangwa mu gifaransa cyangwa mu giswahili cyangwa mu kiganda. Mu gifaransa ngewe ariko ngewe twashyigika noneho niba ruko ariko nta wakintukamo ukinutsemo leta numva kuntutse nagusubiza kuko hari utwo nzi bishatse kuvuga ko hari wakoze ko nyiri primaire igifaransa nicyo nagiraga amanota menshi 40 kuri 40 naruzuzaga. Bra wize primaire ryari? Nize primaire reba ubwo navuye muri naretse kwiga muri 90 hari n'8 hari niba atari n'8 ni na 7 nibwo naretse kwiga nibwo ari mu wa 3 primaire. Okay kuko abari mu banyigishije bose ndabazi ndabazi bamwe nago bakiriho babiri nago bakiriho urabibuka nyine numva ntaga ari na kera cyane u Rwanda rwari rumaze kubohozwa rwari rumaze kubohozwa ariko nubundi nzu ubwenge ibintu bijyanye na nyine kubera kujya mu tuntu nkatekereza cyane cyane ariko ngakunda gutekereza ku Rwanda. U Rwanda rukunda byahatari buriya niyo mpamvu ndwanya umuntu ushaka warusubiza inyuma ushaka rutoba buriya ushaka kurusubiza inyuma ntabwo turi kumwe. Buriya no mu byatumye nandika irabaruha nabonye ko barananditseho nsaba kurenganura itorero nabonye ko bashaka kurusubiza inyuma ko ubundi iyo uyoboye abaturage 3 ukabakorera uri gushira iterambere iwawe mu rugo mu gifu cyawe mu bana bawe ukabohereza kwiga i Buraya ugahembwa ari buri kureba gusa utari gutekereza ko abantu uyoboye baziga bazavurwa. Kwiga rero no kuvurwa ubwo bishatse kuvuga ngo udatekereje kubaka ishuri i Butaro i Bugesera ibitaro ahariya ahubwo ugakora uhemba gusa ugura kositimu y'ibihumbi 500 ugasanga wenda muri vewiti ya 1,100,000 noneho ukumva ko ibyo ngibyo ari byo wakora gusa ntutekereze uti perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame nago navuga ngo arahembwa kuko njya numva ngahembwa 6,000,000 nazibara ngo ni igihembo nishimwe ariko naryo ntawavuga ngo nishimwe nize 6 zibarwa ku mabare abaturage ayoboye nkatekereza nkareba ko we ahembwa wenda 6 sibyo ariko 6 none we igihugu cyose kimaze kuba paradizo kaburimbo amataje umutekano amahoro ibitaro mpuzamahanga bya Butaro kaminuza ya Harvard ya Butaro ibyo byose akabitekereza ngo bigomba kujyaho kutavuze ikibuga cy'indege mpuzamahanga yego ni byinshi amashanyarazi ubu iwacu nta muturage n'umwe n'ubu ndaguha nomero bazeyo nta muturage n'umwe batari gushiriraho ipoto ku nzu ye amashanyarazi kugeza hasi ku Buganda ku mupaka kuri ka gaserege k'amazi gatandukanyije u Rwanda n'Ubuganda abaturage bavomagayo akategeka ngo bazamuke kuri bacanira Ubuganda
hari n'urugezi rwaho. Urwo rugezi nyine ni urusumo, ni gushyira mu nda yawe ugasanga inda yabaye guca. Iwacu tuzitaga umudigi, ugasanga inda yabaye umudigi. Kuba umudigi doko ukibagira. Hari abo mbona nyine kora ko baba bafite ku mutima wabifaranga gusa, bireka barabyibuha nyine. Ni byinshi Adrien. Muri mari igihugu nkunda u Rwanda, niyo mpamvu nkunda kurutekerezaho kandi nkakunda gusoma. Buriya igihe cyose radiyo zose zazaga nagendaga nsimburana, haza inshyashya nkaguriyo indi nkayigurisha. Ngewe bagema wowe nakumvaga hari indirimbo najyaga nkumvamo zo ku Gisenyi muri korali yitwa Ibeteri. Mwakoze cyane ibyo tubirekera akoze, ibyo ni ukuri. Nshuti bakoze budukurikiye, Adrien afite amateka menshi maremare, yize 3 ariko ni rwiyemezamirimo arikorera. Ntabwo tumubajije imitungo ye kuko ntabwo ari yatuzanye ahangaha, ariko ni umuntu Imana yateye iteka, ariko ahereye muri ibyo byose mwumvise yagiye avuga. Twashatse ngo mumenye uwo ari we, murabona ko abivuga yishimye nta nipfunwe, aho wowe bakubaza background yawe cyangwa se ubuzima bwawe wabanjemo ukagira ipfunwe ukagira isoni. Adrien tumushimire ko aduhaye ku mateka y'ubuzima bwe. Clement Bagema henda cyakomeje kumubaza. Adrien turi kumwe nawe, twifuje kukubaza ko twifuje kukubaza utubwire ikijyanye nibarwa wandikiye kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nibarwa iremereye aho wagaragaje ko ADPR ifite ibibazo bikomeye bisaba ko Perezida wa Repubulika yinjiramo. Watewe n'iki kwandikira Perezida wa Repubulika wirengagije izindi nzego zaba RGB zaba na ADPR cyangwa na CA ADPR? Watewe n'iki n'izindi? Ngewe impamvu nandikiye kwa Perezida wa Repubulika ngo akemure ibibazo biri mu itora ADPR nuko nari maze kubona izindi nzego zarabinaniwe. Urugero impamvu mvuga ngo zarabinaniwe, none se itorero rimwe iyo rihoze mu binyamakuru, sibyo, mu maradiyo, muri za YouTube, riri kuvugwa nabi, bari kuvuga iby'ubujura, izo nzego se ziba zibibona? None se ko zitabikemura? None se ni ukubazi. Njyewe impamvu nandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko hari igihe wenda urwego rumwe ruba rushinzwe amadini, wenda tuvuge ngo RGB ishinzwe amadini. Njyewe nabazaga njyewe kuri iyo ngingo, kuko njye nkunda kubaza buriya no mu nama z'abaturage ni njyewe ubazaga cyane. Nkunda kubaza cyane kandi ugasanga ibibazo byanje bimeze neza, biri kubaka igihugu, ugasanga abayobozi batashe bankunze cyane. Noneho njyewe nkahamagara abashumba b'indembo, abo turere, ab'amaparuwasi, ariko ni mpamvu ki mu itorero ryacu hahoramo ibibazo? Kuki bidashira? Uriya muryango witwa RGB kubera iki harya buriya nta wafata ibyemezo ibintu bikarangira muri ADPR ntibizongere kubaho? None ugasanga babashumba bari kumbwira ngo ntabwo byashoboka kuko RGB, mu bakozi ba RGB harimo abihisha mu bibazo bya ADPR, bigatuma bidakemuka. Bakubwira se amazina byibuze? None se burya iyo umuntu ari kukubwira ibintu akubwira byinshi, usanga nyine bo baravuga nkababaza nisa. Ubwo mukabona ko niba hari abakozi ba RGB bihisha mu bibazo bya ADPR, babandi bikavugwa ko aba bashumba ba ADPR usanga hari abafite imikoranire ya bugufi n'abantu bakora muri RGB bamwe na bamwe. None se ubwo nabamenya RGB niba ifite abakozi 100 ntaburamo umuntu mubi?
urumva hari abandi kwa dorazwe bigarukaho hari abandi kwa mu bitangazamakuru ishobora kuba ifite abakozi 100 ariko hakabamo ibisambo bidakemura ibibazo neza bitobera igihugu ibyo rero niyo mpamvu nandikiye umubyeyi kugira ngo azakore n'icukumbura abazamenya koko barimo babazwe kuko abo nabo batuma iterambere ry'igihugu risubira inyuma kuko niba iterambere ry'itorero ritariho n'ubundi itorero ni igihugu ngo rero niyo mpamvu abashumba maze nkabatika izindi ngingo none si mushu nk'ubu nje nkababaza ngo ni munsobanurire babigenza bate kugira ngo bakomeze gutoba itorero ntibakemure ibibazo bakatsubiza bati buriya rero niba Tom nako niba Karangwa agiye ku buyobozi akajyanwamo n'udutoki 2 Karangwa John arashaka abantu bashinzwe arashaka muri bamwe mu bakozi bashinzwe ibintu by'amadini kugira ngo ajaraje kubahakwaho nanga kubacinyaho inkoro baje bamushyigikira mu mafuti ku buryo afungurwa akajya kuyogoza nyine ayobora kuko Karangwa John tubibutse ko no muvugizi wungije wa ADPR utavuga udacana uwaka n'umuvugizi Karuranga yambaye iki wambaye iroza dore kanze mu kwerekana uramufite yambaye iroza ndamufite yambaye iroza se none suzi ko bamufunze dore nguyu ngaho kanze mwereke koko ko iby'abashumba bambwiraga bumwe ni ukuri kandi abihamya impamvu ndakwereka ko ari ukuri si nguyu yambaye iroza wa mwenda w'imfungwa ikabutura n'ishati inshuti bakoze badukurikiye ngo yaramutweretse Karangwa John yambaye iroza ikabutura n'ishati kandi ari umuvugizi wa ADPR umushumba mukuru kandi ari mubivugaga nabi muje murongeraho ngo ni umuvugizi wa ADPR wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero yashinga ubuzima bw'itorero gute yambaye iroza nico ndere nibaza nkagaruka kuri babashumba sibyo nkagaruka kuri babashumba ibyo bambwira ngo hari abantu bivanga mu bibazo ugasanga bari gutuma itorero rihoramo ibibazo sibyo rero ibyo bikambabaza mwibaza se none nibwo nibajije none si kuba nandi kugira ngo nandikire RGB ibaruwa nyine nabazaga abantu buriya mbere yuko nandikira abaruwa namaze iminsi nsa nk'urukurira ndi gusenga naje kuba mfunguye YouTube nkabona ngo ADPR nafungura haraguru ADPR nafungura ku gihe ADPR wajya muri YouTube channel nafungura YouTube izo za channel TV ADPR none bigatuma ntarindi dini rivugwa ntarindi dini rivugwa none bigatuma mbaza abashumba mumbwira ikigo gishinzwe amadini abashumba nabo bate ko cyananiwe ahubwo ko usanga kiri muri bamwe babyihisha inyuma abakozi bamwe none nkibaza none se ubu kugira bikemuke byahera nuwaje kwa minisitiri abashumba bate oya buri ikigo cy'igihugu cyarajibi nicyo kibishinzwe iyo cyananiwe na wundi uri hejuru yabyo ni perezida nireka nigireyo rero ni nubundi nsanzwe njayo koko ujya kwa perezida none se ni ubwa mbere nagiyeyo burangiyeyo kabiri cyangwa gatatu ko bwa mbere nagiyeyo njanye ibaruwa nsaba ko itegeko nshinga rihinduka ingingo y'101 nandikiye Sena n'umutwe wa depite ariko nkamenyesha na perezida nibyo ndi mu bambere rwose kandi noneho icyo gihe narayijyaniye mu nteko mvuye mu nteko nja no muri perezidanse kujyanayo kopi none maze kujyanayo kopi rero banyakira neza nuko mvuyeyo rero ndataha ngeze rero iwacu
kubera yuko nari ndi umuyobozi w'abacuruzi b'iwacu kubera kunkunda no kongerera icyizere kandi nkayobora n'abagabo n'abasaza ndagasore nabayoboye imyaka 5 6 ubwo rero mandanje yarangiye rwose neza noneho iyo baruwa maze kwigeza i Kigali naratashe hasize nk'iminsi ng'abacuruzi bari bamereye nabi biwacu bati si kuki wajanye iyo baruwa yawe uri umwe iyo ureka tukandika turi abacuruzi bose buyobora ko twese dushaka ko umusaza wacu aguma kutuyobora abacuruzi barandika 200 handika abacuruzi 210 nyuma yawe ibaruwa barandika barasinya n'inomero bazishiraho bati rero reka tuguteranyirize itike ugende usubireyo ubwo nibwo bwa kabiri bwa kabiri nanjye navuga ntoya mutanteranyirize itike yo kongeza i Kigali se ndayibuze nuko ubwo ndaza n'impapuro z'abacuruzi 210 nyuma y'ibarwa yawe ujyana n'iy'abacuruzi 210 bonyoboye bashaka nabo banditse ko bashaka ko itegeko rihinduka ingingo y'101 kugira ngo nyakwa perezida wa Repubulika yongere kuzayamamariza manda iyo kugira umukuru w'igihugu nuko ndaza rero by'umwihariko hubwo nakubwira ko ninje wa mbere wahagaze kuri radio na televiziyo by'u Rwanda ndi kubabwira ikinzanye kuko nagiye kubashaka ndabaza za radio na televiziyo bibahe ngo bibahari mageze bashaka mbese wenda babonaga ndi umusivile wenda babonaga uri umuturage ariko arakuntu babona umuntu wiviriye nk'iyo zaburera hari igihe abantu b'i Kigali hari ikintu rimwe na rimwe abantu b'i Kigali batazi babona umuntu w'umuturage yiviriye aho Butare wacu bakamureba ukuntu yambariye ibya giturage batambaye zino panaro za kiharya rizicyakundaga kuvuga ngo za icupa bakabona yambaye ipantaro ziri kuregeza hirya no hino bakamusuzugura kandi batazi ko ari umuherwe ugasanga n'umuturage wacu yizi Kigali yiyambara ipantaro bipfuye kubaho kandi yifitiye fusoronge shashi nk'umunani cyangwa 5 ugasanga rero mageze iki giturage cyo kiri mu biki bunini cyane bamuye n'abanyamakuru aho ni babagiye mu kazi ndabahagarika njewe caka gomba bwira ikintu kinzanye mu kivuge kuri radio wabonye biri hehe isi byabere hafi aho se si ku Kacyiru ni ku Kacyiru byari bimaze iminsi bivuye mu mujyi kuko icyo gihe nanahageze bari kubaka baba bavuye gukorera mu mujyi rwagati ariko bakimuka muri iyo minsi nuko njya muri televiziyo Rwanda njya no ku radio mfite n'uwo mushamato w'impapuro barambaza koko ndavuga ubuze ntawe mbonye oya ntawe mbonye ndi kuvuga ndi kuvuga ni kuri televiziyo ndi kuvuga icyabinteye konseru cy'abacuruzi 210 bantumye abo 210 bakurikiye baragwa yanje babari abo 210 ni nkaho wavuga ngo bahagarariye aha abandi nuko rero ndangije nsubira bwa kabiri rero bwa kabiri nagarutse kuzana ibaruwa nyakubahwa perezida wa Repubulika urumva nako bwa gatatu nari namwandika ibaruwa yo kumushimira ko ibyo namusabye yabyemeye ibyo wamusabye we Adriyane shemeye Imana twese ariko nyuma yawe basuze bajeho haza n'amadini haza n'abandi benshi ariko nyine iyo baruwa nazanye iyo ntabwo imaze iminsi imaze nk'umwaka nanga 2 iyo hari ku munsi wo kwibohora kw'abanyarwanda kw'inkotanyi zatubohoye noneho uwo munsi wo kwibohora nshaka ikintu navuga ndakibura ndeba aho u Rwanda rwavuye naho rugeze ndeba ukuntu ruri paradizo
ndavugana ariko izi nkotanyi zabohoye u Rwanda zewe na nyakubahwa perezida wa repubulika ingabo z'igihugu nazishimirane nariko si waziha inkara nariko si inka yazikwirara nk'imwe ubusubu koko nzihiki nshaka ikintu ubwo hari ku munsi wo kwibohora navuze ati ahubwo ndaja mu birori muri sitade Amahoro Kigali ariko ngeze aho ni reka nibohorera iwacu nakoreka nizihiriza umunsi wo kwibohora iwacu nshaka ikintu ndakora kugira cy'igihembo ndaha nyakubahwa perezida wa repubulika mbese ndahingabo zo yarayoboye nk'umugaba mukuru w'ingabo ndakibura ndebye ndavuganireka nubwo muri iyi minsi ubukene bujanye na corona nako bujanye n'icyo gihe wabonaga ibintu bitari kugenda noneho ndavuga ngo ni cya gihe urabona twe dutuye ku mupaka urabona niho hari hasize iminsi umupaka ifunzwe ku bintu mbese bijyanye n'amakamyo bari kuvanga abantu ni ukunyurika Gitumba mbese b'amakamyo niba nibuka neza icyo gihe urabona twajaga nk'Ubugande ugasanga bari kutwica bari kwica abanyarwanda ugasanga uko abagiye mu Buganda niba ari 10 hagarutse 9 none ariko tugeze aho twifatira ibyemezo nk'abantu twajaga mu Buganda tuti nta tuzasubirayo nese uko ugiyeyo barakwica barakurigisa sibyo none twewe urumva rimwe na rimwe niyo twaranguraga ibintu rero dutangiye kubona ibintu biri kugenda nabi ubucuruzi gusa ndashimira igihugu cyacu cyese kitwegereza ibicuruzwa batwegere ubu kurangura ibintu byose ahubwo ibi bintu twaranguraga i Buganda ubu hano mu Rwanda ahubwo Abagande baza kubira bishobotse nibo baza kurangura ino kuko byaraguye byose noneho nibwo natekereje nti nubwo ubucuruzi butari kugenda neza ngiye gushaka ikintu nashimira ingabo z'igihugu cyacu inkotanyi ngiye gushaka inka y'inzungu ngiye kuyihiga nyihe ingabo z'igihugu cyacu ziyiha umuturage utayifite sibyo ubwo niryo shimwe ndaba nshimiye ingabo z'igihugu warabikoze reka da byageze aho nararyamye mbwira madame icyo gitekerezo Imana yamaye n'umugore mwiza rwose uzi kunyumvira no kuntekerereza maze mbigezeho ariko si sheri kwari uko ubugubu yitwa mama Mugeni nariko si ubu koko sheri kwari uko wenda ubungubu ari uko umuntu aba ari guhura n'utubazo ariko imbere yacu ni heza aho kugira ngo ubahe inka aho kugira ngo ushimire ingabo zacu inka ahubwo reka dushaka umuturage udafite inzu w'umukene noneho ishimwe dushimire inkotanyi zabohoye u Rwanda twubakire wa muturage inzu tuyihere hasi muri fondasiyo nidushaka tuje tuyubaka gahoro gahoro nishaka imara imyaka 3 ariko izuzure duhamagare umukuru w'ingabo mu gihugu minisitiri w'ingabo aze ayimurikire wa muturage urumva ari ryo shimwe duha ingabo zatubohoye ubwo rero sheri wanje mitamuhobera imuha n'ikibizo kinini rwose nturakoze sheri noneho ndamuganira rero sheri gaho dutangire tuyisengere urabona dufite akabazo turi kurwana nako burya ntihazagire ukubesha buri wese afite ibibazo bye ariko iyo ufite ibibazo bya ntago bizana mu torero kubyibisha mu torero itorero ari ryo ribigukemurira noneho turavuga tuti twewe nubwo dufite akabazo reka dutangire inzu mu bushobozi buke izuzura none se uwo muturage turamushaka he nta kimenyane
mba nigira inama reka iyi nzu tuyubake mu mudugudu w'inkotanyi zamanukiyemo zije kutubohora. witwa gute? Rwabutama. zimanuka warazibonye? ubwo se narandakana zamanukaga zari zikaze, uzi ko inkotanyi imwe umusirikare umwe w'inkotanyi yihishaga ahantu akarasa Habyarimana, ugasanga yarashe babuze niyaherereye, bakamubura ugasanga umva inkotanyi imwe ugasanga kuyishaka hakagenderaho nka za bombe nka miliyoni zayibuze. Baba bavugaga ngo barihinduraga, wajya kumva ukumvira senkiriya, wajya kumva ukumvira senkiriya bakaremba bayibuze. Nabaga neza amatwi. Nuko ubwo rero nibwo nagiye mpamagara gitifu w'akagari ka Gatsibo, ndavugana ariko si giti na umuturage waba udafite inzu gutya na gutya ninde. Gitifu baratangiye arambwira ati se ko barihora ngeza narikoreka nje kumwishakira. Ni hari igihe gitifu yabebekera, ndagenda nigira aho muri ako kagari ka Gatsibo ko ku mupaka neza ko kacu navukiyemo, ariko nkabanuye mu kandi bifatanye k'umujyi wa Butaro. Nuko ndagenda ngezeyo nizamukira n'amaguru mbaza amakuru, ariko muri uyu mudugudu umuntu udafite inzu nini ngo n'uyu witwa Mari, n'uriya witwa Mari afite abana 11 atari kureba baga mwako gakoni, bati bangaga no kumwubakira kubera byarayobye aja mu cyiciro cya kangahe c'ubudehe cya kabiri kandi yarakwiye kuja mu cyambere. Nuko utamvuga nti rero uyu niwe ngiye kubakira. Ndangije rero Mari ndamubwira nti nyerekaho ko kubakira iyi nzu nta turayihirika, ahubwo izaba igikoni. Inzu ndamena amabuye ndatangira ndazamura, ubu inzira asakaye rero. Ubu ndangije rero nandikiranya kwa Perezida wa Repubulika ibaruwa, ubu inzira asakaye, ubu ngiye kuyikorera finishaje. Nyine bwa bundi nakubwiye ngo uko mbonye ubushobozi ni ukubaka. Ubu hari ikindi kintu mperutse gukoraho, noneho nje ndemera nkanavuga nti reka ngireho ikintu nkora buri gihe. None ubu ndi gukoresha inzugi n'amadirisha. Ubyuzuru uzahamagara? Oya, nangize ngo mbajije ngo ibyo inzo nzugi. Ni ukuvuga ngo nandike nyakwa Perezida wa Repubulika ibaruwa ivuga ngo nyakwa Perezida kubashimira ko mwabohoye u Rwanda tukaba dutengamaye tumeze neza, ariko by'umwihariko ingabo z'igihugu mwari muyoboye, bityo nashatse ishimwe nabahadaribura, niyemeje kubakira inzu umuturage utishoboye aho mwamanukiye muje kutubohora, mu Minisitiri w'Ingabo akazaza kuyimurikira uwo muturage mu izina ry'ingabo zose. Iyo baruwa rero ni ya gatatu nazanye hehe muri Perezidanse. Ubwo iyo nzu niyuzura kuko ubwo umuyobozi w'ingabo iwacu bose barabizi, niyuzura nzabwira umuyobozi w'ingabo w'iwacu mu karere ahamamagarire Minisitiri w'Ingabo baze bayimurikira umuturage imeze neza, irimo na sima, irimo na byose. Noneho tuzaba nyine urabyumva, mfite n'inshuti nyinshi, uwo muturage uwo munsi nzaba nashatse n'izo nshuti zanje, dushake n'ikindi kintu cyiza cyo kumuremera. Muri make iyo niyo ya gatatu najanye hano muri ibyo biro. Rero urukumva ko rwose igihugu ndagikunda cyane. Urakoze cyane. Reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana n'Ibendera TV. Ikigaragara nuko mu kuba tugenda tuganira na Adriane afite amateka maremare, tuganiriye byinshi cyane. Twakoze introduction ijyanye nuko yatekereje none duhaye background y'ubuzima bwe, nuko nakunda igihugu. Ukuntu akunda igihugu nibwo buryo bwonyine twabanze zo ngice cya mbere. Adriane, tuyokora igice cya kabiri
kijyanye n'uko twatangiye kuko ugize neza kuba utubwiye incamake y'amateka n'uko ukunda igihugu n'uko wabitekereje n'urwego ugezeho n'uburyo ukikunda kandi koko ni ngombwa kandi wateye intambwe ikomeye mu gutuma uba imbarutso yo guhindura itegeko nshinga y'101 uri uwa mbere. Tugushimire cyane. Mu gice cya kabiri tugaruka ku bibazo bya ADPR wandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Siko bimeze? Ni ukuvuga ngo muri ya ntego ya nyakubahwa perezida wa Repubulika cyangwa se n'inzego z'umutekano mu Rwanda igira iti gutangira amakuru ku gihe, gukumira icyaha kitaraba, kuba ijisho rya mugenzi wawe. Urakoze cyane. Yego. Iyo ntego kuba ijisho rya mugenzi wawe, gukumira icyaha kitaraba, gutangira amakuru ku gihe. Iyo ngingo rero, iyo ntego niyo yatumye ntangira amakuru ku gihe. Urakoze cyane. Utangiye amakuru ku gihe ubaye n'ijisho rya mugenzi we nta cyaha bafite. Nta n'uwabimuziza. Ni muri urwo rwego rero natangiye amakuru ku gihe mbwira nyakubahwa perezida wa Repubulika ibibazo biri muri ADPR. Urakoze cyane. Ayo makuru nyatangira ku gihe rero ntekereza ko abayamenye bashinzwe kuyakemura barangaye. Urakoze. Reka tujye mu gice cya kabiri hanyuma turagushimiye kuri igice cya mbere. Ngendi Clement Bagemahe n'Ibendera TV. Arakoze Adrien Nshimiyimana muri Burera. Murabibona ko yarakaniye ashaka impindura amatwara. Arifuza ko bikemuka. Yababajwe cyane, afite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Kandi we mukaje kubibwira Seve murasanga atena pasteri sinzi n'umuvuga butumwa ngo yavuze ko ari perezida wakora aresha kwa n'umudiyakona ariko ari guharanira ko byahinduka yandikiye perezida wa Repubulika ko inzego zananiwe nkuko yabitangaje. Reka tugaruke mu kanya mu kindi kiganiro cya kabiri. Murakoze cyane, tubashimire mwese, turagarutse mu kanya.